Yes, nizere ko mumeze neza byatari. Noneho ni ya makuru mbazaniye yandi ya nyayo kabisa, kwa kundi nyine ewan twijanditse, natwe tugiye kujya twijandika tugiye kujya twijandika, tuje tubasesengurire cyangwa se tubebwire buri kimwe cyose kijyanye na showbiz mu Rwanda kabisa muri rusange. Ni ukuvuga ngo nkuko bagiye babinsaba benshi nyine ko najya mu bintu, n'ubundi murabizi ko n'ubundi natwe twabikoraga, nubwo nyine bisa nk'aho ingoma yahinduye imirishyo, kubera ko nyine hari icyabiteye kugira ngo tube duhagaritse umuziki ho gatoya, ariko tuba turimo mu bundi buryo, tuba turimo mu bundi buryo ariko very soon dushobora kongera kubatamo kabisa. Njya mbona abajama benshi cyane twari turi muri generation zimwe, twabanaga muri dukorera muri studio ya Touch Records. Mbone no gusuhuza aba producer banjye bamfashije mu bintu bijyanye na music ndi muri Touch, aba producer nka Traxlayer mushimira byatari, ariko ubu ngubu situza ahantu bagiye, sinzi ko bimeze. Ubwo nimba hari umuntu ubazi cyangwa se uzi iryo zina, uwo producer avuga ati ewan Jovi yamusuhuje byatari, cyangwa se yamubaje ati uri hehe, bimeze bite. N'uwundi bita Evidex ngira ngo ubu ngubu ari mu Bisumizi, ngira ngo ari mu Bisumizi niho ari gukorera kwa Riderman. Nawe ni wa producer beza kandi babana beza, nubwo ubona nyine badajya kuri spotlight nyine ngo abantu babone cyane, gusa na producer abenshi bagiye banareberaho nyine kuvuga ngo rero nibo bagiye bakora indirimbo nyinshi zitandukanye z'amahiti zitandukanye. So guys, rero n'ubundi nagarutse mu bintu byanjye, mu bintu nkunda, cyangwa se ibintu nzajya mbabwira, cyangwa amakuru nzajya mbazanira, cyangwa inkuru runaka y'umuhanzi runaka. Mujye mwicara mutera agatebe, ubundi ewan tuyijyanemo fresh byatari, umenye ibintu utaruzi. Muri no minsi rero hari kuvugwa umuntu witwa Godfather, noneho byabaye ibindi kumwe, ari muri beef ikomeye cyane na n'uwo bita Yago, umuhungu witabagwe kabisa. Umva ibintu amumereye nabi cyane, ngo bimeze gute rero. Mvuga ngo Godfather ngo byakuyeho ko bavuga ko we ari we watanze ibimenyetso byafungishije ya mpano, niko bivugwa, cyangwa se niko abantu bakibikritikaho nyine, bavuga ati ntago biriya byagakwiye ko wo bita Godfather nyine wo kuri YouTube cyangwa kuma live, nako kuma live, kuma TikTok live, ngo yica nyine kariyeri z'abantu akabarangiza, ntavuga ibyiza byabo biri kujya mbere, ahubwo nyine agacukumbura ibintu bitameze neza mu buzima bw'umuntu, agacukumburamo ku buryo azana ibimenyetso nk'ibyo nk'aya mafoto ya mpano ejo bundi mwarabibonye. Gusa nyine ntabwo biri kuvugwaho rumwe n'aba social influencer bamwe na bamwe, nka Yago ewan n'uwo bita Bitrain muri video y'ubushize nabi babwiye ko bamumereye nabi. Yago rero yongeye asohora ikintu bita video kabisa, avuga ati nudasaba imbabazi ahubwo urarangira, ntuzongera no turagufunga umunwa burundu. Bamushinja ko rero nyine byaje kwica nyine umuziki, cyangwa se kuza gushyira abahanzi ku kiyiko, cyangwa se akabagaraguza hagati, akakuha amaguru uko ashaka, akagutwara uko ashaka, ngo ni ukubera ngo amacoin ngo n'ibiki, ngo gusiga ngo abafana, ngo cyangwa ari bukumanure ibintu nk'ibyo, ku buryo adatinya, nta nkuru nyine atinya kuvuga n'imwe ku muhanzi. Ni ukuvuga ngo rero bamwe na bamwe babona ko bidakwiye nyine nka Bitrain, cyangwa se n'abandi bamwe na bamwe b'abaraperi nyine akenshi ntabwo babyumvaho rumwe, cyangwa se n'abahanzi baririmba batari abaraperi, nabo nyine bavuga ati ntabwo Melody yagakwiye kuba yajya kuri TikTok. Amaji nawe akavuga ati TikTok iriho ibintu byinshi kandi iriho ibiceri byinshi byatari, niyo ninjirizaho, niyo mboneraho buri kimwe. Urumva rero ugasanga bose nyine buri umwe afite ukuri kwe hagati ye, urumva hagati yabo babiri harimo ufite ukuri. So guys, rero
ni ukuvuga ngo Godfather rero bamumereye nabi byatari kubera ko nyine ngo acukumbura nyine cyangwa se akunda guteranya abantu akabasopanya, niko bivugwa nyine cyangwa se abantu babikritika. Gusa rimwe na rimwe live zirafasha muri promotion ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ibintu bari kurwanya no kugira ngo ugenda ugumeho neza kuyobore, ngo nutavuga binda kumanura ngo biki agucecekera kugira gute, nyine urumva abantu baraza ngo bakakumenyera nyine kumva live buri wese ayijoininga. Aho n'ubuntu kuyijoininga, usibye wenda byo gutanga amacoin n'iki wenda usaba wenda ubifite cyangwa se ufiteho amafaranga. Tumuvaho rero duhita tujya kuri ku gitaramo kiri gutegurwa cya King James cyateje urondogoro byatari ariko nuvanga iki gitaramo kikinaunsingwa bakinausinga nyine ko igitaramo gihari cyangwa se amatike bayasohoye iminsi 3 yonyine. Ibintu bitari byarabayeho mu mateka y'umuziki nyarwanda industry uko yabimeze kose, yaba ari umupira w'amaguru, yaba ari muri music muri rusange, ni ubwa mbere nyine iminsi 3 igitaramo cyari kibaye sold out cyangwa se amatike yose ashize. Iki biri gutera abantu urushishoro rero bavuga ati ni scam, ntago ibyo bintu ntago tuzi ibyo ari byo, harimo ikintu kibyisha inyuma. No kuvuga ngo barimo baravuga ko nta tike ku bantu 100 tuziranye cyangwa se 50 nta numwe bari gusangana itike. Niba ufite umugenzi wawe cyangwa se nawe mumbarize bafite amatike bagenzi banyu, nawe urayifite uri kundeba bimeze bite. Gusa nta wabihakana kuko itike zaraguzwe, kuko n'amakuru mashyashya hari nuko bashyizeho undi munsi wa kabiri undi munsi ukurikiyeho igitaramo, umunsi wa kabiri. Ni ukuvuga ngo rero King James azaperforminga muri arena muri icyo gitaramo nyine cyabaye sold out, nyine 10,000 byuzuye nyine muri arena. Nta kivamo bakore day 2 kubera ko nyine abantu bari bagishaka bafite inyota, kuko bayaguze nk'amasuka, nk'abagura amasuka arashira. Rero bamwe na bamwe bifuje nyine uwo munsi wa kabiri kugira ngo bizagende neza nabo azabashimisha. Rero kuri TikTok hariho ibintu bikomeye cyane byo kuvuga ngo Dumba n'uwo bita Puzzle Man hagati barangajwe imbere n'umusesenguzi cyangwa se DJ kabuhariwe, niko yita nyine, niko ngo ni DJ Adams, umunyamakuru ukomeye cyane uyu muziki. Ariko sometime bamwe mu banyamakuru cyangwa mu bahanzi ntibamwemera kuko nyine azana negativity kurusha positivity. Gusa nyine afite ukuri kwe nyine yabisobanura, asobanura ibintu byinshi cyane. Aravuga ati nta wundi muntu wujuje arena usibye King James. Bo bagakritika bakavuga ati ntago tuzi amatike ari kuva, ntituzi uko bimeze, ni kuki uvuga ngo yarayujuje mugenzi wawe udafite itike nawe ubwaho ntayo ufite. Urumva rero bigutera urujijo. Rero we Adams ari ku ruhande rwa King James avuga ko yakoze ibintu bidasanzwe kandi ko amatike bayaguze bakayamara tu. Rero bari kuvuga ko nyine ubundi abantu bose bagiye bakora nyine bakorera muri arena bavuga ko bayujuje. DJ Adams avuga ko nta wundi muntu wigeze yuzuza na keretse ari babiri cya gitaramo cya New Year Groove Award, New Year Groove ya The Ben yifatanya na Melody ejo bundi, ngo nibwo nyine yuzuye, ariko buri umwe ku giti cye ngo ntiyayujuje. Urumva rero birimo biratera urujijo ngo nta mundi muntu wujuje arena, ariko usibye undi muntu wo muri gospel ariwe Mbonyi, nawe aramwemera. DJ Adams nawe yemera Mbonyi ko yayujuje akayipfuka kabisa. Ariko rero biri gutera urujijo nyine ni kuri iki gitaramo cya King James, abantu nyine bacisha urondogoro ko ari scam cyangwa se ari iki. Reka dutegereze turebe ku itariki y'igitaramo nyirizina, ubundi turebe uko bimeze kabisa. Izindi nkuru zoro ziri kuvugwa nuko murabizi muri Tanzania harimo haraba amatuwa iriya Wasafi Festival. Umuhanzi wabo nyine ari we wacu wo muri East Africa munini, niko biba bimeze, ari wita Diamond Platnumz rero
kuri ubu ngubu ari gukora nyine festival ye nyine azenguruka igihugu. Rero ari mu ndirimbo ari kugenda akoresha harimo ino ndirimbo Pom Pom ya Bruce Melody featuring Diamond. Rero bakavuga bati tukibaza tuti kuki atahamagaye Bruce Melody ngo bayiririmbane, cyangwa se nk'umuntu nyine bayikoranye, cyangwa se nk'umuntu wamuhaye featuring watumye nyine abona niyo fame, cyangwa se atuma niyo ndirimbo yamenywa mu gihugu cya Tanzania. Kuki atabwira Bruce Melody ngo agende amufashe, cyangwa se performing byibura niyo yaba ari road show wenda imwe, akavuga ati wenda muhishije agaciro. Abandi bakavuga bati, abasesenguzi bandi bakavuga bati, n'ubundi umuziki wo muri Tanzania kugira ngo uzawinjiriremo, cyangwa se entertainment yaho nyine ikibuga cyaho ukinjiriremo ugifatiremo, cyangwa se ukoreremo igitaramo, ngo biragoye byahatari. Kuko n'abahanzi uzarebe mu bihugu byo muri East Africa uvuga ngo harimo u Rwanda, harimo Tanzania, Burundi, Kenya, Uganda and Congo, ahantu hose na Sudani gutyo, sinzi nimba gutyo. Ni ukuvuga ngo ibyo bihugu byose mvuze, ahantu bacuranga imiziki y'Abanyarwanda byibura ni nko mu Burundi cyane, i Bugande, ahandi hapfa kuba byibura bakina umuziki wacu ni muri Kenya naho ntago ari cyane nyine keretse aba DJ baba bahari, bakaba b'Abanyarwanda, bakaba bashyiramo iyo miziki, cyangwa se connection zisanzwe, nabwo usanga ari bano bahanzi bakuru. Ariko iyo ugiye ukajya muri Tanzania n'abahanzi bakuru twita ngo ni bakuru, hari usanga hari n'uduce batazi Bruce Melody, cyangwa se batazi na The Ben, cyangwa se batazi nande, kandi bakoranye indirimbo na Diamond. Urumva iryo soko kugira ngo uzaryinjirire riragoye byahatari. Mu gihe twebwe dukina indirimbo zabo, dukina indirimbo umva tfa kuba indirimbo iri hit gusa muri East Africa natwe turayikina, tfa kuba ari akarimbo twumvishe muri Tanzania turagakina, akarimbo twumvishe muri Kenya turagakina, ugasanga barafashe East African yose mu biganza byabo. Ariko kugira ngo uzabinjirire muri entertainment yabo muri Tanzania biragoye byahatari. Urumva biragoye byahatari, kabone nubwo The Ben yakoranye indirimbo na Gapfizi, nyine uri Gapfizi Diamond. Ndakeka ko nta gitaramo yari yakorera muri Tanzania ngo bamwitabire atifashishije Diamond, kuko bakoranye. Atamwifashishije nta n'uwaza, nta n'uwamenya ngo byagenze gute, habaye n'inama cyangwa se iki. Kuko urumva bagiye babroka nyine enemies, cyangwa se ibintu byatuma umuziki wabo, standard yawo y'umuziki uburyo bawubatse usubira inyuma. Urumva ni ikintu dukwiye kwigiraho natwe, tukavuga tuti dukunda ibyo wacu. Ikibazo rero cya hano mu rugo nuko tuvangavanga imiziki, tukafata imiziki ya Nigeria, tugafata imiziki ya tukayihuriza hamwe tukayikora. Urumva kugira ngo tugire umwimerere wacu ni ikintu nyine kitugoye. Mu gihe wenda hari n'abantu bagerageza reba nk'ubu ngubu ejo bundi uwo bita Ishkevin yakoze indirimbo nziza cyane ya gakondo ivanzemo n'ibicurangisho nyine by'ubu ngubu, kugira ngo igihe nyine ise nkaho nyine iba the new version. Urumva igasoundinga neza, tukuri byo uwakera yumvamo yananga, n'uyu munsi akumvamo ya rap kakijyanjana ya rap akabijyanisha. Nuvuga ngo ni ikintu kitwa kitazasaza, ni ikintu cy'umwimerere kiba kibaye. Urumva ariko rero mu Rwanda ikintu nyine mu bahanzi nabonye kuba twumva ko ari akajyana kagezweho, duhita tukazamo twese nimba ari zuke. Ubu muri no minsi bari gukunda zuke, aba producer bose bari gukora zuke kubera abahanzi. Urumva kubera abahanzi bari gukora zuke gusa, ugasanga twutakaje umwimerere. Hari abahanzi nabonye muri kujya mwitaho nk'aba Mike Kayihura, ba Kivumbi, bande bose hari ukuntu bagerageza nyine gushyiramo ka kantu nyine
gukora indirimbo itandukanye, pana kuvuga ngo numvishe ngo injyana ahangaha reka nikurikira ariyo nkora. We ikimurimo n'icyo asohora, apana kuvuga ngo yirefeye aha ngo yirefeye hano. We ikimurimo n'icyo asohora. Ruvuga ngo rero niyo mpamvu indirimbo zabo uzumva ziri mwimerere cyane, ugasanga ntabwo isa nk'iya Rema yakoze muri Nigeria, ugasanga ntisa, urumva, ugasanga ifite umwimerere. Guys, rero ni ukuvuga ngo ibintu byo muri Tanzania, buriya na Diamond kugira ngo nyine azafatisha igihugu cyose imyaka byamutwaye, urabizi mwarabibonye za kubera kuri za Mbagara za hehe hose. Niyo mpamvu usanga n'ubu ngubu bakiri muri beef na no bitari Kiba, kuko hari Kiba niyo wari uhedinze, kuko n'ubu ngubu usanga mo hariya muri Tanzania ari Kiba ari we nyine babita umwami nyine, nubwo Diamond nyine atopinze nyine mu kuba ari famous, mu kuba ari kuri spotlight cyane kurusha, ariko n'ubundi ameze neza nawe niwe nyine babafata nka baba wa muziki muri Tanzania. So guys, rero ni ukuvuga ngo isoko rya Tanzania kuryinjiramo riragoye, ariko nabonye Bruce Melody hari album ya Joining bamushyizeho, album ya umutipe wo muri Tanzania witwa Gotera, witwa izina rye ndaribagiwe, yamushyize kuri album ye Mario, yitwa Mario, niwe Mario something like that. So nuvuga ngo yamushyize kuri album ye, hari indirimbo barikodinze. Urumva ni ikintu cyiza rero, batangiye gake kwinjira. Urumva ni ikintu cyiza rero cyo kugira ngo dushyire hamwe noneho tureba ko twakwinjira rya soko, kuko turyinjiyeho byaba birangiye. Ikindi kintu rero mu Rwanda navugaho ni ikintu kijyanye no kuba twebwe ubwacu twisuzuma. Nimba uri umuhanzi, wowe ufite uhe mwihariko wawe, uhe mwihariko wawe, kuko urumva uyu munsi ndakora hip hop, uyu munsi ndakora R&B, uyu munsi ndakora Afrobeat, bakagukrasa ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu wumva ujya kumva nk'umuntu tutazi cyane mu Rwanda yabaye nomine mu bitaramo runaka byo hanze, cyangwa se mu ma festival, cyangwa mu marushanwa yandarenze, tukavuga tuti uyu muntu gutajyayo, kandi afite umwimerere we, afite ikintu cye adasangiye n'abandi. Icyo kintu rero tujye tukitaho, byatari iyo dukora umuziki cyangwa se dukora n'ibindi byose muri rusange bijyanye n'ikintu wagize umwuga nyine n'ikintu wagize umwuga. Ubu nsigaye mfite agakayi n'ikaramu ahangaha, dore ubu ngubu ibintu byose ni ku murongo, tujye kujya duhana ikigwa ahangaha kabisa. So guys, rero icyo namwambwira muri comment ari nuvuga ngo Bruce Melody yujuje Arena, mumbwire muri comment. The Ben yujuje Arena, ibyo bintu mubimbwire muri comment, kuko hari benshi babyemeza abandi bakabihakana. Wowe uhagaze hehe? So guys, rero wowe utarakoze subscribe, ndagira kuri subscribe kugira ngo buri kintu cyose giye kigenda fresh, buri makuru yose ajye abakugeraho 5 kuri 5. Ngewe ndi Jovi Cyomoro, turi kumwe cyane kuri Jovi Media TV. Iyi ni televiziyo yanyu, kandi wakoze subscribe ndagushimira cyane. Maximum respect. Ciao, ndabakunda ya hatari. See you when see me.